ngo burya koko iyo umuntu akoze ubukwe ngo abantu baba biteye ku migendekere y'ubukwe n'uburyo buri kugenda neza n'uburyo abantu bitabiriye bari kwakirwa n'umugabo n'umugore abandi bose baba bari kwitekerereza ibiryo. Mu gihe Irene we yarashishikajwe n'uburyo cy'ubukwe buri kugenda yaba ku rubuga rwa YouTube ndetse n'abitabiriye live ari gutekereza n'uburyo kari buze gukubitwa, abandi nabo bari kwitekerereza ibiryo. Ntabwo uri kubyumva neza. Byageze hafi saa 6:45 abantu batararya kubera ko bari bashonje bahishiwe, maze batangira kujya mu makomenti ya live yari kubera ku rubuga rwa YouTube barandika bati Murindahabirene ntabwo ubona ko abantu bashonje. Ubu noneho nyuma yuko Kiramani atanze umukoro ku basitari Murindahabirene araje arawukora arangije atashyiraho n'agahigo. Ubu noneho hari kwibazwa ngo ninde musitari wundi nyarwanda uzakora ubukwe nk'ubu ngubu Murindahabirene akoze. Gusa benshi ku mbuga nkoranyambaga bo bari kuvuga bati uretse Rocky na undi musitari nyarwanda ushobora gukora ubukwe nk'ubu ngubu Irene akoze. Gusa Rocky we yamaze gutangariza abanyarwanda ko ibintu by'ubukwe babimukuramo ubundi akishakira ibiceri niba ari umwana azamushaka ku ruhande. Benshi bakabwira Rocky bati none se Rocky ntabwo rero ubukwe Irene akoze uburyo bubaye bwiza, ntabwo yifuza kuzagira ibirori nk'ibi ngibi. Murindahabirene ngo nyuma yo guca agasheni akava muri genge nawe ngo y'abantu bavuze ko nta gikwe, ngo bamwe mu banyamakuru nka Forward wo bizwi ko bubatse ngo bagize gutya babaza Irene bati se Irene ubu n'ubukura bukoze cyangwa se ni AI ntabwo nawe uri kubyumvisha kuko z'ubukwe. Irene nawe atitaye ko ari mu basaza n'abakecuru ba nyirabukwe n'abandi ngo aravuga ati nanjye ntabwo ndiyumvisha ko nkoze ubukwe ubanza ari AI. Ikintu cyatangaje abantu kuri izi mbuga nkoranyambaga n'uburyo Idris yitabiriye ubukwe nyamara Vestina na Dorcas bose ngo bibereye muri Canada bari kuryoshya gake gake. Benshi mu ba YouTuber b'abanyamakuru hano mu Rwanda bo bakibona Idris yicaye mu bukwe bwa Irene yiturije, nyamara mu gihe Vestina na Dorcas bibereye mu gihugu cya Canada bari kuryoshya, nibatinye kuvuga ko gatanya hagati ya Idris ndetse na Vestina bishobora kuba igiye kuba nyuma ya gatanya ya Muyango ndetse na Kimenyi Yves. Gusa nubwo byari bimeze bityo nugire ngo ibyo ngibyo Bogari yarabyitayeho kubera ko yarakomeje kugenda yisagatira agaceri yirira gake gake. Ubundi nk'ibyari bisanzwe bimenyereye mu bukwe bwinshi bubera mu mujyi wa Kigali, abantu bagendaga bakicara bakareba ubukwe saa 6 zagera bakabona fantasy hawa b'imbere, abandi bose bagataha amaramasa. Bitewe n'uburyo cyisare yabereyemo ubu bukwe bwa Irene yarirenze ikindi kandi nahenze, abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bagiyeho barandika baravuga bati Irene ntabwo ari bubone ibiryo biri buhaza abantu bangana gutya. Gusa Irene we yaje kuba bakoze isoni kubera ko ngo umuntu wese abashije guca kaha abasekirite akinjira aba n'umuvumba ngo yari yahavinere. Ubuhamya wabo baza Bogari ngo Bogari we ngo kubera ko yarazi kuko byagenda kose ubu ko agomba kuvamo ariye n'ubundi aricyo cyari cyamujyanye, ngo yajyanye agacupa k'amavuta ngo amavuta yisiga yakuye mu rugo iwe, ngo arangije ngo arajyana ngo aravuga ati ndajya ndya ninumva mpaze nsiga amavuta kunda. Ngo amakuru avuga ko Bogari yavuye muri buriya bukwe bamunyuza mu misoto ngo kubera ko yari yahaze cyane. Nyuma y'uko ubukwe butashywe n'abasitari bagiye batandukanye hano muri showbiz nyarwanda harimo nka Bruce Melody, Chris Easy, Rumaga, Ruki Kimomo, Sankara The Premier, Kiramani, Nsabi ndetse n'abandi navuga hano ngo ndondore na Mikina Gaporomota nabo batashye ubu bukwe. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bo bahise batangira kwihuza na bwa bukwe bwa Nyambo bavuga bati nyamara Nyambo ashobora kuba ataratumiye Gaporomota bitewe n'uko abatumiye bo tubibonye babashije gutaha ubukwe. Nubwo ubukwe bwatashywe n'abasitari bagiye bakomakomeye hano muri showbiz nyarwanda, ariko The Ben we ntiyabashije kubutaha. Ubwo abandi basitari bari bishimye ikindi kandi bari kuvibinga uburyo cy'ubukwe bwa Murindahabirene bumeze, The Ben we siko byari bimeze kuko The Ben ngo ari yibereye kuri Radio Rwanda ari mu rubuga rw'imikino ngo ari gupromotinga indirimbo ye nshyashya bita Inshara ngo ari busore ku isaha y'isa 9 za nimugoroba. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bahise batangira gushidikanya ku mubano wa Irene ndetse na The Ben cyane ko ngo ataramuha n'ikiganiro n'umunsi n'umwe. Gusa nubwo byari bimeze bityo nugire ngo ubukwe bwa Irene nibwazimije indirimbo ya The Ben. Ubundi The Ben bitewe n'uburyo ya performance indirimbo muri Genesis ukabona abantu bari kuyivibinga barayishimiye ngo yumvaga ko akigeza kuri YouTube ngo indirimbo izategera miliyoni views. Ngo ariko ibintu nibyaje kuba bimugendekera neza ngo cyane ko indirimbo ngo ayisohoye ngo byibuze ngo mu masaha 5 ngo yari ifite views ibihumbi 100. Ngo ubwo rero kuvuga ko indirimbo yakuzuza views miliyoni mu munsi umwe ngo si ibintu byoroshye ngo kuko niyo yakoranye na Diamond Platinum ngo byayifashe iminsi igera kuri 2 ngo kandi bari bayipostinze kuri channel ya Diamond Platinum. Ngo ubwo rero kuvuga ko indirimbo yapostinzwe kuri channel ya The Ben yagira views miliyoni mu munsi umwe ngo byari bimeze nko kwikira igitukwисeka. Yagoye wari umaze igihe amagambo ari yose ari kuvuga ko agiye gutangira kurekura misile kuri Bruce Melody. Yabonye live performance Bruce Melody yakoze mu bukwe bwa Irene, arangije ngo ibyo kurekura misile arabihagarika. Aravuga ati nubwo navuze ko uyu muhanzi ari igicupuri ngiye kumureka ntabwo misile nyizirekuye ngo kubera ko namaze kongera kubona agaciro ke muri music industry yo mu Rwanda. Ngo Bruce Melody ngo yagize gutya ngahimbira indirimbo kuri stage ngo ayiririmbira Irene, ngo bari aho ngaho bahita bayifata mu mutwe ngo maze batangira kuyivibinga nkaho wagira ngo imaze imyaka 10 isohotse. Ngo benshi ku mbuga nkoranyambaga ngo bahise batangira kuvuga ngo nureba
401 Bruce Melody. Ngo icyakora cyo Bruce Melody niwe muhanzi abandi barabeshya. Ngo Yago nawe ngo yarebye ngabona atangiye gusohora ngo izo misile ngashobora kuba ari kwiha urw'amenyo ku mbuga nkoranyambaga, ngo cyane ko abantu benshi banakunda kuvuga ko Yago ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ngo kubera ko Yago ibintu avuga ngo ubona nta bwenge buba burimo, ngo wagira ngo ntabwo aba yabitekereje, ngo kubera ko ari igihe avuga ibintu ngo umunsi ukurikiyeho bakagaruka akabivuguruza, ngo akavuga ko yari ari gukina, ngo ibintu yari arimo nawe atari abizi. Ubukwe bwa Murindahabi Irene biragoye cyane ko hazaboneka ubundi bukwe bwabusimbura, ngo kubera ko bwari ubukwe bw'akataraboneka. Ngo reba nawe Murindahabi Irene ngahagararanye n'umugore we, ngo ndetse n'umwana wakunda cyane ngo rwose afata nka nyina, umwana ngo bita Vixira, ngo abonaga ko ari umwana mwiza w'igikundiro. Ngo abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ngo bavuze ngo uru rukundo rwa Irene iyo aba n'abandi basitari bose barugiraga ngo ibintu byaba byiza kurushaho. Ngo muri ubu bukwe bwa Irene ubwo abandi basitari bihakana abana bakabyara abana bakavuga ko atari ababo, Irene we yakoze ikintu kimeze nk'amateka kandi cyase kigaragaza ko koko yiteguye kuba umubyeyi. Irene yagize gutya azana umwana we bita Vixira amushyira kuri stage, ikindi kandi amuha n'ijambo. Wabonaga ko umugore wa Irene yari yishimiye uwo mwana, ikindi kandi na Irene nawe ahagaze kuri aho yari ari gukora ubukwe ahagararanye n'umugore we, wabonaga ko bishimiye kuba bagiye gutangira urugo bafite umwana w'imyaka igera kuri 5. Umwana we wabonaga ko yishimiye kuba agiye kubona nyina mushyashya,